shalom. Shalom, 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 shalom. Ubwoko bw'Imana muraho. Ado vibes. Ado vibes. Hano reka nkubwire. Umva. Do. Bimeze bite. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, ndabasuhuje cyane abantu mwese aho muri muka aho muri mukagera. Ubwo cyo ni Kinyarwanda. Aho muva mukagera. Ni yewe cyane museke mvuye mu ishuri. Ariko reka mbabwire ndabasuhuje kandi shirema agatege n'ukuri. Ndavuze ngo nta mpamvu nimwe iri butumwe tutababwira kuko ubu ngubu twaje. Ubu rero reka mbabanze mbasuhuze. Ndabahobereye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ndabahobereye cyane bimva ndabahobereye cyane abanyamuryango ba Ado Vibes mwese. Kandi reka mbabwire ntago najya kure cyane buriya ntavuze ngo mutubabarire kuba ariko ubusindi bakubivangara do bansuza abantu. Kandi rero kwa Burasirazuba ni Burengerazuba no Majyepfo no Majyaruguru bose ubahobera babibizo ibindi ndabivuga nyuma. Murahari? Muri he? Murahari? Ariko mana we. So indamukanyo yacu. Shalom, shalom. Abe muri mwe. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese mudukunda. Umuntu wese dukunda turamwifuriza amahoro y'Imana. Shalom, shalom nshuti bavandimwe. Twongeye kubasuza cyane aho muri hose. Ubanga mu mpande enye zose z'isi. Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba, abo hagati mwese turabashuhuje. Ngo amahoro y'Imana abane natwe twese. Nikeje ka karirimbo kavuga ngo indamukanyo yacu bene data. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Indamukanyo yacu bene data. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Indamukanyo y'Imana. Indamukanyo yacu bene data. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Amena. Iyo ni indamukanyo. Amahoro y'Imana nabe muri. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Haleluya. So amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nabe muri mwebwe bavukanye. Nshuti bavandimwe dukunda. Twongeye kubasuhuza kandi nanone tubahaye ikaze ku Ado Vibes. Yes. Na do vibes. Yes. Yuko tuvuga ko twari tubakumbuye ntabwo turaba tubeshye. Ariko sino kubakumbura gusa natwe twe tukumbuye n'ishuri. Kandi bakumbuye ariko twe tukumbuye n'ishuri nkuko wenda twababwiye sinzi ndumva twarababwiye ubushize. Ya twagize akavakansi holidays ariko Imana igira uko ibigenza ngo ni Yesu wenyine ugira uko bigenza bikemera. Ni Yesu iyo ni indirimbo ni Yesu Kristo. Ni Yesu wenyine ugira uko bigenza bikemera. Yesu rero hari ukuntu yabigenje abadukubisa akavakansi. Ariko dubu ngo ntuhise wihuta. Ariko se wagereka tukabwira abantu tukababwiza ukuri. Ata niyo mpamvu tutari turi kuboneka. Umva abantu bari kwandikira ngo none se ngo ko muri mu mihanda ngo y'Ikigali ngo none ngo ko tutari kubona ibintu ntoya ntabwo twari twagiye mu biganiro. Hari igihe umuntu yagiye kuvoma ahantu hatari ngombwa ngo ujye gusakuza ujye mu biganiro. Ikintu cyose umubwiriza yaravuze ngo ikintu cyose kigira igihe cyacyo n'umwanya wacyo. Okay. Ubwo nshubije abantu benshi bumvaga ko nyine tugiye kugira ngo tujye twirirwa turi mu biganiro. Hoya ntabwo ari cyo cyari cyatujyanye bavandimwe. Hoya hari abantu bari bakubwiye subize se ko hari abantu bakomplainingaga ntago complaining ariko reka nkukosore ni nko ku
ni wenda nko mvuze komprene ariko nyine hari abantu nyine bumvaga bo icyari cyo bumvaga ko bayamenya ko twagiye rata reka mbafashe ntabwo ari bumvaga ko icyari cyo ahubwo ne abumvaga ko nabyo byashoboka abifuzaga aha sibyo ntabwo ari abumvaga ahubwo ni abifuzaga kandi atari ibindi ari ukubera ko nyine badukunda kandi batwifuriza ibyiza ariko rwose mutubabarire ntabwo hari icyaha wakoze se turi gusobanura nta cyaha ntabwo ari ukubera yuko wenda tutanabyitayeho ariko nyine nuko byari bigenze twari tubisutse uko bisongoye reka dukomeze twabasuhuje kandi ni ukuri pe tuje uko turi ni Ado Vibes ni Nado tumaze iminsi koko ifatika ndumva hasa nkashyushye ariko ntabwo nshaka gushyiramo kugira ngo bitadusakuriza tumaze iminsi tutarimo kuboneka bwoko bw'Imana nshuti zacu z'umuryango wa Ado Vibes ariko impamvu ni zimwe muri izo kuko hari n'ikiganiro cy'ejo bundi ngira ngo twabivuzemo igihe twari turi ahantu twari turi Doha Qatar turimo kugaruka tuva n'ubu ngubu ariko tugishyizeho nagishyizeho ariko mu by'ukuri turagarutse data si mwe munkumbuye abantu ntibatubwize ukuri si bari bakumbuye kumbona ntananiwe rero bakiragisha nari naniwe nshonje mana yanjye ibintu byose navugaga ibindi maze wanga ko nkubaza umuntu yanze ko mubaza arangije arambaza ubu ngubu ujye wambaza umaze kurya kubera ko urumva kiragiye mana yanjye we wari unaniwe bambe twari tunaniwe ariko inshuti bavandimwe banyamuryango ba Ado Vibes ni kwa kundi nyine nkuko yarabivuze cyangwa se nkuko twabivuzeho hari igihe kigera impamvu zikabaho abantu bakaburaho nabivuzeho ko twatuba ibizamini ariko si ukuvuga yuko umuntu ataba atekereza ku muryango kuko njya nkunda kubivuga kandi nkuko mbivuga yuko Ado Vibes ni umuryango rero umuryango ukura kandi rwose pe utazigera ucika intege reka mbabwire ntabwo nta kintu numva kizaduca intege tuzajya dukomeza wenda kangaka gashobora kubamo ntabwo tubizi kubura gutya ariko umuntu akagaruka ariko niba hari ibiganiro twatanze bikagira umumaro abantu bakabikunda iyo ngiyo ni intambwe ikomeye noneho yo kurahirira ko tutazasubira inyuma uretse ko n'ubundi nakunze kubivuga ko ahanini ibi bintu dukora ntabwo ari ikindi kintu ntabwo icyambere ntabwo ari business kuko iyo aba ari business Ado Vibes ngire ngo bifite abantu benshi ibifite ibintu byinshi cyane ngire ngo hari abantu babyumva harimo kwipromotinga harimo kuzana ibintu byinshi harimo gushakisha subscribers harimo uburyo bwinshi murabizi ariko intego yacu ni yindi intego yacu hari abantu bamwe nabisobanuriye ejo bundi ndavuga nti numvaga buri gihe mfite umuhate cyangwa mfite umwenda wo kutagira ikintu mvuga kubera iki kubera yuko aya makuru yo ku mihanda twese turayakurikira tuzi biberaho tuzi societe ibintu ivuga ibintu byinshi bimwe bisenyana amagambo akarishye amagambo asenyana amagambo mabi ibyo rero hamwe n'ibindi bituma natwe twumva ni gute twebwe twagira icyo dukora kuri societe ni gute twebwe twaganiriza abantu ibyubaka umuryango kuko amagambo meza yubaka umuryango amagambo mabi asenya umuryango ni muri urwo rwego rero twavuze ko ntago ari ubwa mbere turasa nk'abisubiyemo ariko ntituzarambirwa kuko kubaka ni uguhozaho kandi guhugurana ni uguhozaho niba tugifite ibibazo runaka bifite isura imwe ejo hashize n'uyu munsi ndetse n'igihe cyashize natwe tugomba kubihora mu tubivuga kandi tuvuga ibyakubaka n'ibyaturinda gusenya niyo mpamvu rero mvuga ngo ntabwo tuzarambirwa natwe amagambo meza tuzajya tuyavuga nari mvuze ukuntu ikintu gikomeye cyane intego nyamukuru nuko natwe umwanya tubonye twajya tuvuga ijambo niyo rigwa mu gutwi
k'umuntu umwe cyangwa se babiri, nzi yuko byanga bikunda bitasigara bitagenda uko byaje. Ni nka rya jambo ry'Imana ngo ntabwo rishobora kugenda ubusa. Ntabwo Imana yohereza ijambo ryayo ubusa, ahubwo ngo riraza rigakora icyo yaritumiye, nk'uko imvura idashobora kugwa ngo ibure gutosa ubutaka. Ubwo niko biba bimeze. Ndashimira rero mbere na mbere abantu twagiye tuhura banyandikiye, oh my god, mbega umunezero. Reka nkubwire, hari abantu niba uri bavuge, niba utari bubavuge, niba uri bavuge mu kiminimizo, niba uri bavuge mu kifefeko, ariko abantu bo gushimirwa, reka mbabwire nta kintu cyiza nko kugenda ukajya kumva umuntu arakubwiye ngo kandi ngo ngiye ngo baba ngo ndagukurikira, undi yabwiye abantu ngo kandi wasanga mutajya mukurikira Aphrodise kuri channel ye. Abantu ntakekaga, reka mbabwire, Mana yo mwijiri bampereye ibibizu. Abantu mwese mwaduhaye congratulations, mwaduhaye felicitation, mukanatubwira ko mudaheruka kubona ibiganiro. Ni ukuri muri izi ndabashimiye. Turukare andeba urashaka kubavuga, ndabashimiye. So ndaje ndaguha umwanya, mwarakoze mwongeye kuntera courage ku buryo nuba mfite courage. Reka mbabwire, Imana yo mwijuru iha umugisha. Rero ni wa mujyo umwe, twebwe turavuga iby'umuryango, turavuga ibyubaka. Impamvu rero natangiye nsobanura ndanisegura ku bantu nyine batagiye babona ibyo biganiro mu minsi ishize nk'uko ubundi twabikoraga, cyangwa se buri gihe bisa nk'ibikurikirana. Arimo arakubagana nuko urashyizemo indi telefone, saba imbabazi. I'm sorry. Turakubabariye twebwe abanyamuryango. None mu muryango bimeze bite, mugeze hehe iminsi? Dukore evaluation. Twebwe nk'umuryango mu minsi ishize impamvu tutabonetse twaratembereye, ariko gutembera ntabwo twagiye gutembera gusa, ahubwo twasuye umuryango. Twagiye dusura umuryango w'abavukanye, kandi umuryango w'abaturanyi, umuryango mugari. Siyo mvuga umugari ngiye ubona ageze muri societe, ni umuryango noneho w'igihugu, kuko twavuye ku mugabane tujya ku wundi, noneho tugeze muri uwo mugabane tugera noneho no mu gihugu, tugeze mu gihugu noneho tujya mu miryango, noneho tugeze mu miryango tujya no mu nshuti, tuvuye mu nshuti tujya mu baturanyi. Yeba mbega ibintu biryoshye we, oh my god. Niyo mpamvu navuze ngo hari ibiganiro bimwe dufite tutari twaporodinga twagiye dufata mu rugendo, nubwo hari abantu babwiye yuko, ariko urabizi ko bimwe tubifite. Impamvu bivuze nakumvisha ni excitement, wenda muvugire, kuko twebwe turi abakristo. Ntago gusa twagiye mu biganiro na amen, ntago twagiye mu gusura imiryango gusa, cyangwa se ngo mu bindi bintu, ahubwo twagiye no mu murimo w'Imana, nshuti z'Imana. Umuryango mwiza, umuryango ufite ubuzima, ufite ubuziranenge, ni umuryango ufitemo no gusenga. Twebwe rero turi abakristo, ufite Kristo muri wo, dufite Kristo muri twebwe. Niyo mpamvu nyamukuru, ndetse muri uru rugendo rwacu tuvuyemo i Kigali muri Afrika iwacu mu Rwanda, ntabwo twagize umwanya wo gufata ibyo biganiro, ahubwo twafokasinze kubera igihe umuntu aba amaze kinini terana mu materaniro y'ururimi rwacu ndetse n'umuco wacu na bene wacu. Hariya rero tuza dufite cyane cyane niyo ntego kugira ngo tubibyaze umusaruro, kuko iyo twebwe tuvuga kubaka umuryango, naho wenda tutabivuga mu buryo cyane cyane butsimbarara kuyobokamana, tukavuga tukabivuga mu rurimi rwumvikana, ariko ibyo dukora byose bishingiye ku bukristo, ku ndangagaciro za gikristo. Niyo tuvuze indangagaciro za kinyarwanda, kuko turi abanyarwanda, cyangwa se iyo mvuze ikinyarwanda n'abarundi bajye biyumva, n'abaturanyi pfa kuba wumva urwo rurimi. Wenda niko nkoresha, ariko bigiye no mu Cyongereza ubundi cyangwa Igifaransa byakagombye kuba bisobanuye kimwe, kuko ibintu byinshi turabihuje. So narimo mvuga rero ko twebwe dushingiye ku bumana, dushingiye ku bukristo, dufite Kristo nk'inkingi ya mwamba y'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu ibintu byose tuzatuvuga ahangaha umuntu uzajya byumva ajya arangiza avuga ngo biriya bintu bariya abantu babikora mu rwego rwo kugira gute,
rwo guhesha Imana icyubahiro n'umurimo wa Gikristo. Niyo mpamvu ndetse rimwe na rimwe tuzajya tubivuga tubitomoye, tuvuge ibyerekeye iby'imyizerere yacu bya Gikristo, kubera yuko tuzajya tuvugamo Imana, tuvuge uburyo ki ariyo ifite ubuzima bwa buri muntu wese mu biganza byayo, kandi ibyo dukora byose bikwiye kuba mu rwego rwo kuyihesha icyubahiro no kubaka umurimo wayo. Iyo twubaka umuryango tuba twubakiye Imana. Iyo tuvuze gukundana ingo, gusana ingo, gusabana imbabazi, kubabarirana, gukomezanya, gufashanya, guhana amaboko, ibyo byose ni ibintu biri mu mategeko y'Imana. Ni gutyo rero tugiye mu Rwanda twagize umwanya munini cyane wo kubana n'abantu b'Imana. Ndabasuhuje abanyamuryango ba Adovibes, kandi duhuriye ku myizerere ndetse twakoranye umurimo w'Imana mu gihe tumaranye mu Rwanda. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bigutera amapfa rero, bigutera amapfa wowe ukurikiye iki kiganiro cya Adovibes. Kuri uyu mwanya dufite amatsiko menshi cyane yo harya mu gusangiza bagenzi bacu ibyiza by'umuryango, ibyiza by'umuryango ushyize hamwe, ibyiza by'umuryango utahiriza umugozi umwe. Sibyo do? Ako do ngiye nawe situra umuryango. Yego. Situra umuryango. Yeah. Ni nayo mpamvu twavanye mu gutembera n'abana. Sibyo? Ndetse tunagezeyo hari abandi twagiye tujyana gutembera, gutyo hirya no hino. Ugaha tubwire ni ibihe byiza wabonye muri uru rugendo tuvuyemo. Ariko ubisanisha n'iki? Ubisanisha n'umuryango. Ko twasuye umuryango nabivuze ngire ngo yemba byumvikanye. Bivuge uko byumva, bisuke uko bisongoye. Yawe umva rero. Bivuge. Ibyiza twabonye ni byinshi. Byiza nabonye sinabigira ibanga. Bivuge kabisa. Niba hari ikintu kiryoha nukubana kugira umuryango. Urumva ahangaha nkuko wabivuze watangiye cyangwa se dora tubivuga umuryango. Iyo tuvuze dutangira ari umugabo, umugore, abana, noneho bikaza bigenda bizamuka bikajya ku muryango mugari, noneho bikazamuka bikajya kuri sosiyete, bikagenda bikagera no ku gihugu. Rero mu by'ukuri muri uru rugendo nabonye ingeri zose z'umuryango. Urumva nongeye kubona agaciro k'umuntu. Burya hari igihe abantu tutita ku bandi, umuntu akihugiraho akumva ko ibyo bihagije. Ariko njyewe reka mpere ku gihe twafashe urugendo tujya iwacu, ku ivuko ry'iwacu. Twaragiye, numvaga nshaka kongera kubana abantu twabanye dukura. Ukwibaza numvaga nshaka kongera kubona umuntu dushaka kuba tuti uyu nguyu wowe twajyanaga kuvoma, wowe twakinanye agapira, wowe twicaranye ku ntebe y'ishuri, wowe twirukananye inyoni mu muceri, wowe twagiye, urumva, wowe twakoranye ibi n'ibi. So numvaga nyine ariko do mwakoranye ibi n'ibi biki? nk'ibyo wari uvuze byo kwirukana inyoni, gukina agapira, gukina umute, uribaza, kwiga. Nagira ngo ubidusobanurire, none urabisobanuye. Mwakoranye ibi n'ibi bitandukanye, mwirukananye inyoni. Okay, karagaciye. Nashakaga kuvuga rero nuko njyewe umutima wanjye warishimye pe ntabeshye. Umutima wanjye wanejejwe no kubona abantu umuntu nkabona yende kanaka yewe ukabona nine ni ibintu nyine binejeje tu. Wabonaga excitement z'abantu kukubona, ariko njyewe byabaga birushijeho. Waranaririze wowe, urumva, byabaga birushijeho. Wewe warishimye gukarira. Hari ikintu cyanshimishije ntabwo ushobora kubyumva. Uriya mwana w'umusore nta nubwo nzi ashobora kuba ari n'umugabo, nta nubwo twamubajije. Twiganye, twasanze ku cyaro sheri, twasanze ku cyaro yarakubititse.
naramurebye nkabona isura ndi kuyibuka ariko bitewe na kondisiyo z'ubuzima ibana zamurirwa ariko ntabwo ndi kukumva neza ndi kuvuga ibintu bikomeye ugize emotion ndi kuvuga ibintu bikomeye bitewe na kondisiyo z'ubuzima nkibaza niwe siwe bimeze bite ariko ikintu cyanshimishije nuko naragenda musuhuza byonyine we yumvaga ko dusuhuzanya ari intuza ariko kubona muri kumwe uri kumva byari byishimo ntashobora uburyo kinabisobanura noneho just mu kanya gato twahageze urabona tugeze hariya bimuko neza neza mu kanya gato twahamaze birabizi ko tutanahatinze twebwe twese twikomereza tujya mu bintu by'imirima urumva twari twatembereye tujya kureba imirima y'iwacu turayizenguruka yose ariko mu kanya nk'ako guhumbya twaragarutse dusanga imbuga y'iwacu iruzuye urumva imbuga y'iwacu iruzuye abantu bari kuvuga twaje kureba kanaka twaje kureba kanaka mwene kanaka noneho ngiye byankozeho uzi ikintu cyasigiye hari umuririmbyi uririmba indirimbo za kera za karahanyuze hajyamo waba usize inkuru cy'imusozi uribaza waho ntiwabugiye wari ruvumwa waho ntiwabugiye wari ruvumwa amashuri warize amatungo waroroye washatse amafaranga ibintu nk'ibyo none dorura iyo ngiye banavuga wenda ngo none dorura bisize urigendeye ariko noneho hari akace baririmba ngo wabusize inkuru cy'imusozi ibi bintu reka mbivuge ntituzaharanire gusiga inkuru ari uko twagiye tunakiriho ku gasozi k'iwanyu niyihe nkuru bakuziho ku gasozi k'iwanyu kuko muri iki gihe turimo umuntu ashobora kwimukira hamwe akajya ahandi ese aho hantu uri niyihe nkuru hasiga kuko byibuze nkawe ntabwo hari ahantu hazi sibyo ariko wenda nawe uri buze kumbwira amarangamutima yawe uko wabonye abaturage baje buri muturage avuga hari undi mubyeyi washimije ati njyewe ati mfuye kubyumva ati icupa ryanjye ndarisize ati ndavuze ngo ndirukanka nkoresha uko nshoboye ariko uyu mukobwa akanaka ntabwo ashobora kugenda ntamubonye kuko ubushize namenye ko yaje ntahari agenda ntamubonye njyewe misi icupa ndireka nza kumureba biriya hari ikintu bikwigisha utekereza ko yonza kuba narabanye nabe n'abari abantu cyangwa se reka kwivuga ko njye nari umwana utekereza ko data yaza kuba afite record mbi muri iriya community hari n'uwari kwirirwa avuga ngo ngo mwene kana kaya cya kivume cy'igikorwa kwa Karuna ariko bitewe n'ukuntu nyine twabanye nabo uko data yabanye nabo natwe uko twakuze tubana n'abantu muri societe nicyo cyatumye abantu kugira ngo umuntu wese ajye yumva wumvishe ukuntu inkuru zahise zigenda mu kanya gatoya ukabona abantu baruzuye aho hantu njye rero ntabeshye nakuyemo isomo rikomeye ryo guhora ijambo ry'Imana rivuga ngo turi umucyo w'isi urumva ni muri Matayo 5 guhera kuri 14 kuzamura urumva ngo turi umucyo w'isi ngo ntabwo wakonge ngo ntuza ngitabaza riri ku musozi ahantu hirengeye ngo kandi ngo ntabwo wacana ngo itabaza ngongereho ushyireho intonga hejuru ni ukuvuga ngo ikintu cyose tukora muri ubu buzima tuba turi ahantu turi abantu bari kutureba ubutumwa gisiga gifite ishusho gitanga mu bantu bakureba kiri gusiga eza nziza cyangwa mbi bitewe n'ibyo uri gutanga ariko ikintu cyose kibe gito kibe kinini ukora mu buzima gifite ubutumwa kiri gusiga inyuma sibyo rero wari kuvuga nyine experience y'umuryango njyewe nongeye kunezerwa no guhura n'abantu kuko niba ari ikintu cyanejeje nukujya mbona umuntu nkabone uyu nguyu twariganye warababonye abo twagiye duhura twiganye
noneho ati uyu nguyu yajyaga wa mbere nka wa kabiri akaba wa kabiri nka wa mbere ibintu nk'ibyo mukibuka nyine uribuka mukibuka nyine amateka ni umugisha kubona abantu. Niyo mpamvu iyo tuvuga umuryango ntabwo ugira limite, ntabwo ugira umupaka, ntabwo ari abo muvukana, ntabwo ari banyugusenge gusa. Hari umuntu nigeze kumva ari gutera comment ku kintu aravuga ati njyewe abo ntabwo mbazi, ntabwo mbabara nk'umuryango. Ariko umuryango ni iki? Nyine ni nka kwabone twabivuze, utangira ariko umugore n'umugabo mukabyara, ariko noneho bikagenda bikura bikazajya muri society. Babandi mwiganye ni umuryango wawe, babandi mwakoranye ni umuryango wawe. Aho urakoze, wenda sinzi nimba wenda nagira comment mvugaho, kuko iyo tuvuze ngo umuryango wawe ibyo ni koko bikwiye kuko ikintu duharanira cyane muri iki gihe nuko abantu imitima yabo yakoroha, ukumva yuko hari ibintu, hari inshingano runaka wumva ko ushobora kumva ko zitakureba, ariko mu by'ukuri tuributsa abantu yuko niba uri umuntu ukaba uba mu bantu, ukaba ubana n'abantu. Reka mfate urugero, uramutse urimo gutambuka ahantu ukaba uri wa muntu ufite wa mutima wo kumva yuko ibintu bitakureba, bariya ntibandeba, bariya ntacyo dupfana, mbega wibereye muri gahunda zawe, ugaca ahantu hirya hagaturuka imbwa, kandi pe ubona ko ari imbwa yasaze, mvuge imbwa yasaze ije kukurya, ukabona nturi buyishobore, ntacyo ufite, nta ntwaro, ushobora no kuba uyifite ariko zikaza ari nyinshi, none tuvuge ko ari nyinshi. Ubwo ntanze urugero rw'imbwa ni urugero ruto. Ukabona mbega ugabwaho igitero, ugeze ahantu ku gasantere hari abantu utita bene wanyu, utanazi ari nabwo mbere wanyu, ese uzagomeza ugende kubera ko abantu ntacyo mupfana? Ndabwira wowe wumva yuko hari abantu ubara nk'abantu nk'umuryango, hakaba nabo ubara ko ntacyo mupfana. Ni urugero ntanze, nuca ahantu ukagabwaho igitero cyaba imbwa cyangwa ibindi bintu, kandi ukabona abantu hafi aho ngaho utazi, utigeze no kumenya, uzatabaza cyangwa uzibuka yuko abo bantu ntabuze? Icyo ni ikibazo gito. Icyo ngicyo nyine basubirize tuvuge ko abana no mugani mwamwigishije, nije umugani bavuga ngo n'urucabana muri make n'urucabana, igisubizo gihari nicyo uratabaza. Uzatabaza. None se ni iki, ni iyihe mpamvu wumva ko uramutse ugeze mu byago ari bwo ukwiye gutabaza uzi n'utazi? Baravuga ngo umuhisi n'umugenzi, ari bwo wumva yuko ukwiye gutabaza uriya muntu. Ikindi, uramutse utewe n'icyo kintu, kiba igikoko cyangwa se kiba abantu cyangwa kiba ikindi, uzatabaza abantu cyangwa uzatabaza ibikoko? No, igisubizo no, uzatabaza abantu, kuko ntabwo waterwa n'umujura ngo uhamagare inka yawe gutabara, cyangwa se uhamagare inka no, ntibishoboka. Ibi ni ibintu wa mugani birumvikana. Icyo nshaka kuvuga ni iki, wowe umuntu wese yagafashe mugenzi we apfa kuba ari umuntu, kuba yitwa umuntu, agapfa kuba ari umuntu, ukamufata nka mugenzi wawe, ugatangira ukabyitoza. Aha ndabwira ba bantu bamaze kumva yuko bidashoboka ko bega bumva ko ibindi abandi bitabareba, undi bitabareba. Aho ngaho ndahita mfatira kuri iki ngiki wavuze ko bavandimwe twagiye duhura. Niyo mpamvu nakwaje ikibazo nti experience yawe n'umuryango mu rugendo tuvuyemo. Ibyo ndabivugira aho wabikomojeho. Hari abantu bagenda bakumva yuko akumva yuko yarangije yageze iyo yagiye. Ibi ndabivugira ku buryo ukuntu twagiye duhura n'abantu, ugasanga abantu bafite ubuzima runaka wenda bubagoye, none ukabona ubuzima barimo ni ubuzima bw'ipfunwe, ukabona ni abantu badashaka kwegera abandi, ariko wamwegera wamusuhuza ukabona umaze ukabona nk'umuhaye morali. Hari abantu bakeneye morali mu baturanyi bawe. Aha ngaha ndahita mbijyanira rimwe. Yewe munyamuryango wa Ado Vibes, yewe muntu wumva, urumva twatangiye tuganira ibintu hirya no hino birimo kugira, ariko noneho ndagira ngo turebe isomo tuvana muri iki kiganiro, ndetse tugiye no gusoza kubw'iminota. Ndagira ngo wibuke yuko
iruhande rwawe umuntu ureba hirya no hino, umuturanyi, uwuzi n'ubutazi uwo muhuri uyu munsi cyangwa se ejo, murebe nka mugenzi wawe. Ibi ndabivugira yuko hari igihe uhura n'abantu ukabashyira mu rwego, kumva ko uyu nguyu wamwegera kubera ko ubona uko asa, ubona urwego umushyizemo. Ariko reka mubwire, ntabwo dukwiye kugira ubucuti bw'abantu dusa gusa, cyangwa se abantu turi mu rwego rusa rumwe. Tukwiye ahubwo gushaka ubucuti kuri ba bantu bakeneye ubufasha. Ibyo ndabibonye ejo bundi naho ujya umuntu akubona kamera nkaho atakwisanzuyeho, ariko wamwegera wamuganiriza ukabona urasa nk'umuruhuye umutima, urimo uramukuraho ikintu. Ibyo bintu rero uriya muntu ejo bundi ashobora kuba ari umuntu wundi, ashobora kuba havuyemo undi wundi. Icyo nshaka guhamagarira abantu ni iki: twige guha urukundo abarukeneye, twige guha urukundo abarukeneye, twige kwegera ba bantu twabanye mu mashuri abanza, twabanye mu kazi, wenda ntibikomeze ntibigende neza, ugasanga ubuzima bwabo buhindutse ukundi, bikabahindura isura, bikahindura ubuzima bwa buri munsi bitewe nuko batabona ibyangombwa. Burya uriya muntu umwegereye ukamuha morale, ntabwo amafaranga ari yakemura ibibazo gusa, ahubwo no kumwegera ukamusuhuza, kuko hari nk'abantu begeranaga nado bakaganira, twariganye, ukabona agariye morale, ukabona ameze neza, ukabona mbega abaye nk'uzutse. Biriya bintu byongera ubuzima, byongera ubuzima. Actually akantu uvuze shere kuca mu ijambo, uko wakomeje kuvuga n'umushi twaza kuvuga ngo haranira gutanga ubuzima, haranira gutanga ubuzima, haranira gutanga ubuzima kuri mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese mwahura, niba ufite uburyo bwo kugira ikintu mukorera, kimukorere. Kandi nimvuga uburyo abantu bahita bumva amafaranga, ntabwo gukora neza ari amafaranga. Uzi ko na ya mwaramutse nziza itanga ubuzima, na ya mwiriwe muraho itanga ubuzima, na kwa gufasha umuntu. Ushobora guhura n'umuntu ukabona mu by'ukuri ibinahetse ni byinshi, mufashe, muteruze, mufashe. Umva, gutanga ubuzima ntaho bihuriye n'amafaranga, nubwo nayo tuyakeneye, ariko gutanga ubuzima ni kwa kundi, ni wa mutima mwiza wereka umuntu ko agifite ibyiringiro, afite agaciro, wereka umuntu ko nawe ari umuntu. Yego, wereka ubundi nge hari ikintu nemera kugihumeka ubyutse bikemera. Ni ukuri hariho ibyiringiro byo guhindurirwa amateka, hariho ibyiringiro byo kuzabaho neza. Ibi ngibi ndi kubivuga, ndi kubibwira buri muntu wese uzagira amahirwe yo kubyumva. Nakunze abakecuru, ari abakecuru beza mwabyinanaga, baranshimishije. Impamvu banshimije ni iyihe: baje bikandagira, ariko nyuma yo gusabana habaho kubyina. None ikintu cyanshimishije ni imigisha barangije badusabira. Reka mbabwire, imigisha abantu ntibazakuvume, abantu bazakwifurize umugisha. Kandi ntabwo umuntu azakwifuriza umugisha bidatewe n'ukuntu wamwitwayeho. Ntabwo burya iyo ugomeza ukagenda gutya ukabereka yuko nyine uri umuntu uvuye i Kigali, uvuye Tondoro, ukabirya ukigera ntuza, ukajya kubasuhuza ugeze. No, suhuza umuntu wibuke yuko bari abantu nibo babaye abaturanyi ba papa wawe, ba mama bawe, nibo bahaye isura aho wavukiye, mwarakuranye, barakureze. Ariko ntabwo ubuzima bwose, ntabwo ubuzima buduha kimwe. Rero turangiza ubutumwa, reka dutanga ubutumwa. Tanga ubuzima aho uri, guhera none tanga ubuzima. Niba uri mu rusengero ureba umuntu ukwicaye iruhande, ese uwo muntu ameze ate? Ibi ngibi ni ibintu by'ubuzima. Hari igihe ureba umuntu ku ruhande ukavuga uti ukamukarasa, ukavuga tanga ubuzima, mwereke yuko nawe afite. Tanga ubuzima kuwo muri kumwe. Yes, hera ko tanga ubuzima kuwo muri kumwe. Oya, uribaza nk'umuntu abantu babana, umuntu akabyuka akakaraba akambara akagenda atanavuze mwaramutse we. God forbid. Utavuze waramutse. Yego, bibaho. Tanga ubuzima. Tanga ubuzima. Tanga ubuzima. Sekera mugenzi wawe kandi ubyige ubikure muri wowe. Kubona umuntu ukamusekera bikunanira koko? Uzi ko na smile yawe just gusekera umuntu
bimuha ubuzima bikamuha ibyiringiro atari uburyarya no ahubwo ari wowe kuko ntabwo utanga icyo udafite iyo utanze icyo udafite aha ni burya bishobora kubamo uburozi kuko niba usekera umuntu ariko nukunegura umujenyoreramo ibyo ngibyo ni uburozi kandi ibyo ngibyo biragaragara. Ariko sheri tukiri ahangaha wenda no kubera ko ikiganiro kigiye kurangira numva hari Imana izadushoboze ibyo buryo bwo kubivuga ariko noneho hariho ikintu tugomba kuzavuga cyo kwiha ubuzima wowe ubwawe kubera ko uravuze ntabwo watanga icyo udafite sibyo banza nawe wiha ubuzima kugira ngo utange yes no kuri ibyo ngibyo turavuga mu bice bibiri tuzakivugeho mvashari wanjye urabivuze mbibona mu bice bibiri hari wowe ufite ubwo buzima bwo gutanga hari nawe wumva yuko ukeneye guhabwa ubuzima aritwe abo bantu bombi cyane cyane ndetse wumva yuko ukeneye guhabwa ubuzima nanone hari urundi ruhande ugiye kwiyumvamo ko ubuzima ugomba kwigirira icyizere impamvu niyereka ntangira urugero ndibuka ko hari umuntu umwe twari turimo kuganira uramubwira uti se hari nimero ya telefone uramwibuka ndibuka yahise avuga ngo ngiye rwose ngo niyo wanyihera ngo bibiri ngo nkabirya nkipfira urabyibuka iryo jambo noneho natekereza ndavuga ni umuntu utekereza gutya ibihumbi 2 yesi n'amafaranga ariko se bibiri waguramo iki kirimo ariko se cyakumarira iki cyakugeza he kuba warihebye icyo bisobanuye ni iki rero nuko kugira ngo umuntu avuge gutyo ni ukuvuga ngo yarihebye warihebye ariko reka nkubwire ntukihebe ugihumeka ahari wenda uwo muntu ntabwo azumva ariko simbizi icyama kumva iki kiganiro ariko ndagira ngo ukomeze wenda turekewe ahubwo nawe ubwawe ushobora kuba hari uruhande rw'ubuzima runaka wumva yuko watereye icyizere ukavuga uti ngiye se ibingibi wamba byangeraho ngiye se iki ngiki cyambe reka mbabwire ikintu cyose ubona cyiza tewe ni waririmbye ngo nta muntu bitabera ikintu cyiza warubivuze ikintu cyiza kirakubereye nujya ubyuka ujya watura bya bintu byiza ubona nyine uvuga uti birambereye kabisa niba ushaka kwambara neza birambereye gutunga amafaranga birambereye kugenda mu modoka birambereye ukumva ko bikubereye ukishyiramo icyo cyizere birambereye burya njya nkunda ibintu byose ko referanse yabyo biri mu ijambo ry'Imana uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ururimi niyo nyama nto niko gice cy'umubiri gitoya ariko kikagira imbaraga zakwica kikagira n'imbaraga zakukiza ni ukuvuga ngo ikintu watuje ururimi rurarema aturi byiza kuko ni waturi byiza nta kabuza uzagira imbaraga zo kubiharanira uzabibona ariko nukomeza weho wiyaturiraho ibibi ukumva yuko ibibi ari weho bibereye ukumva ko hari ibyiza hari abo bibereye wowe utarimo hoya n'ubundi uzakomeza uri hasi tangira ukoreshe neza ururimi Imana yaguhaye wiyatureho ibyiza ndi umunyamahirwe ndi umunyamugisha nzakira ibyiza bikubereye wumve yuko nawe ayo mahoro akubereye wumve yuko nawe uwo munezero ukubereye wumve yuko nyine reka nkubwire ngo Imana turabo yaremye ngo ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo gusa nyine nta handi biva mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kuko nusoma ijambo ry'Imana nasanze harimo referanse z'ubuzima bwose tubamo muri iyi si uwo ni uzi gusoma utazi gusoma akaba adafite n'ibyo byiringiro basi ukaba wumvishije ijambo rigufashe tangira wirememo icyizere koresha ururimi rwawe neza wiyaturaho ibyiza ubundi utange ubuzima nagira ngo dusezere abantu ntabwo twemeje ko tutazaga tubarambira n'abantu mwe tuvuye ku ishuri uyu munsi wari uwa mbere wo kujya ku ishuri mu gitondo twari tugiye gukererwa ntabwo twabaje gukora ikiganiro twihutiye kujya mu ishuri iki rero tugikoze tuzi uko tubivuze mu byumve niba hari aho twabicuritse cyangwa se tuje uko turi ariko twabwiraga bene wacu rero turashima Imana yuko yabanye natwe kandi nukuri ibingibi tuvuze ndizera yuko bitagenda ubusa Imana mu ijuru ibahe ubuzima kugira ngo kandi dukoreshe ururimi rwacu yes mu bikwiriye
twiyatureho ibyiza, twige kwiyaturaho ibyiza kuko byatubera. Turabakunda rero, shalom shalom, nakagaruka. Imana y'amahoro ibahe amahoro n'umugisha. Yari Ado Vibes. Turabakunda cyane 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 muri inkoramutima zacu. Shalom shalom.